turabashuhuje cyane mu izina rya Yesu. Dushimiye Imana iturinda, dushimiye Imana namwe ibarinda. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana uyu mugoroba. Amazina yanjye nitwa Saruhara John, ndi umupasiteri ukorera mu itorero rya Miracle Center Nyagatare. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo siko bizaba. Ese iyo uvuze ngo siko bizaba uba ushatse kuvuga iki? Hari ijwi riba ribwira umuntu ko hari ukuntu bizaba. Abantu bose bagira amajwi ababwira cyangwa abavugiramo. Habaho amajwi y'abantu, habaho amajwi ya Satani, habaho n'ijwi ry'Imana. Iyo umuntu rero avuga ngo siko bizaba aba ashatse kuvuga iki? Aba ashatse kuvuga ko asubiza ijwi riba rimuvugiramo rivuga ngo iki n'iki kizakubaho. Aba ashaka guhakanya ijwi rimuvugiramo. Ijwi rishobora kubwira umuntu ko hari ibi n'ibi bizamubaho. Iryo n'ijwi rishobora kuba ijwi ry'umwanzi, ashobora no kuba amajwi y'abantu. Hari ubwo abantu bareba umuntu bakamubwira ngo ibi n'ibi bizakubaho byanze bikunze. Ariko iyi zaburi yanditswe na Dawudi ivuga ngo siko bizaba. Zaburi igice cyaho cya 25 umurongo waho wa 3. Hari ijambo ryanditse muri iyo zaburi. Dawudi aravuga ngo siko bizaba. Kuba gutegereza nta uzakorwa n'isoni. Ababa mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Hari ijwi cyangwa hari amajwi yashakaga gusubiza. Afite icyo amubwira ngo ibi n'ibi bizakubaho. Dawudi yanyuze mu bigeragezo byinshi harimo no guhigwa na Sawuli. Sawuli yari umwami kandi Dawudi ari umwana w'umugaragu. Kugira ngo ahangane n'ijwi ry'umwami rimubwira ngo azapfa byanze bikunze, Dawudi yagombaga kuba yiringiye Imana ku buryo budasanzwe. Yagombaga gusubiza ngo siko bizaba. Hari abantu bamuzaniyaga amakuru bavuga bati umwami araguhiga uyu munsi uyu n'uyu ushobora gupfa. Baraguhiga, bari hafi, urapfa. Dawudi akavuga ngo siko bizaba kubera ko yari yiringiye Imana. Hari ubwo abantu bakubwira ati ibi n'ibi bizakubaho byanze bikunze. Ariko iyo umuntu yizera Imana asubiza ijwi ry'ibyiringiro rivuga ngo siko bizaba. Umuntu ashobora kukubwira ngo uzapfa, umuntu azakuroga, bagiye kugukora iki n'iki. Ariko umuntu iyo yizeye Imana aravuga ngo siko bizaba. Hari ubwo abantu byanze bikunze avuga ngo iki kizakubaho. Byanze bikunze iyi ndwara izakwica. Byanze bikunze ubukene buzakwica. Byanze bikunze ntacyo uzageraho. Business yawe ntago uzabe. Intego zawe ntuzazigeraho. Ariko ugomba gusubiza n'ijambo ryo kwiringira ngo siko bizaba. Ngira ngo mbwire umuntu wese unyumva cyangwa unkurikirana ko hari ubwo umuntu akora ibintu bikanga, hari ubwo umuntu acuruza bikanga, hari ubwo umuntu asenga ntibikorwe, hari ubwo umuntu ashaka umugore bikanga, kabona ko bitazaba, bitazakunda. Ariko najya mbasubizemo imbaraga mbabwira ngo siko bizaba. Kubategereza Imana, niba uri aho uri hose ariko utegereje Imana, siko bizaba. Ndajya ngo mbakomeze mbabwira ngo ibyo wizera, Imana wizeye irashoboye. Imana wizeye ifite imbaraga. Imana wizeye ikora ibitangaza. Imana iyo yizeye ibyo abantu bavuga ntukabigendereho cyane. Kuko Bibiliya iravuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Ushyiriraho kugira ngo ube umuhanuzi uhanurira amahanga. Iyi Imana yamenye umuntu kera ataravuka, buri bifite n'umugambi mwiza ku buzima bwe. Abantu hari ubwo bareba uca mu bigerageza akavuga ngo ibi n'ibi bizakubaho. Iyi ndwara ntazayikira, ubu bukene ntazabuvamo, uru rugo ntazarwubaka, iyi business ntazayishobora. Ibintu akora bizanga. Ariko umuntu iyo yizera aravuga ngo siko bizaba. Siko bizaba mu bagutegereza. Iyo umuntu ategereje Imana ntago ariko biba. Iryo ni ijambo ryo gukomeza umuntu wese wizera kandi wiringira Imana. Ahubwo umuntu aguca intege akakubwira ati business ugiye gukora uzahomba. Ugendeye ku majwi y'abantu uko babibona nuko babyumva, hari ubwo neza nta kintu wageraho. Ushobora gutangira umushinga akakubwira ngo bizanga. Ashobora kukubwira ngo ntuzabishobora. Ariko najya ngo mbasubizemo imbaraga mbabwira ngo siko bizaba. Zaburi iravuze ngo
siko bizaba mu bagutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Ugiye gukora ibintu ukajya ugendera kuri gahunda z'abantu nta kintu washobora. Bibiliya iravuga ngo havuma umuntu wiringira undi muntu akimura Uwiteka mu mutima we. Ari ubwo umuntu aza akakubwira ati ibi bintu nanjye narabikoze biranga. Abantu benshi bari hanze bavuga ati ibi bintu narabigerageje biranga. Bireke bivemo. Ugiye gukora ikintu cyose ufite igitekerezo cyo gutsindwa n'ubundi uba wamaze gutsindwa ntacyo wageraho. Ariko nagira ngo mbabwire ngo siko bizaba. Siko bizaba. Iyo utegereza Imana uyitegereza ufite kwizera, ufite no kwiringira. Siko bizaba mu bagutegereza. Keretse niba utegereje umuntu, ariko niba uhari utegereje Imana. Umuntu umwe yigeze kumbwira, arambwira ngo pastor ibihe birakomeye, bimeze nabi. Ari insengero barazifunze ibiki n'ibiki. Ndamubwira ngo siko bizaba kubategereza Imana. Ese uzabaho gute? Ndamubwira ngo jewe nizeye Imana. Imana ishobora ibintu byose. Nta na kimwe Imana idashobora. Imana ishobora gukora ibitangaza, Imana ishobora gukiza indwara, Imana ishobora kubeshaho umuntu, Imana ishobora gukora ibintu bikomeye birenze ubwenge bw'umuntu. Nagira ngo rero nongeye mbakomeze muri ibi bihe. Hari abantu bari mu mago badasenga, bariyo bavuga ati Imana insengero barazihagaritse ntago zikora, bimeze bite? Ariko nagira ngo mbabwire ngo siko bizaba. Siko bizaba. Ibihe bigiye kugera ibintu bitungana. Igihe kigiye kugera abantu basenge. Igihe kigiye kugera abantu basubire mu nsengero. Ariko abatizera n'abatiringiye Imana aravuga ngo ibi bintu wabireka, ibi bintu wabivamo, ibi bintu uko bigoranye, ibi bintu uko bikomeye, ibi bintu badusabira komeye. Ariko nagira ngo mbabwire ngo siko bizaba. Mu bategereza Imana bafite kwizera ntawe uzakorwa n'isoni. Nta mukiranutsi ukorwa n'isoni. Nta mukiranutsi utsindwa. Abakiranutsi ni abatsinzi no kurushaho. Nagira ngo rero mbasubizemo imbaraga uyu mugoroba bumva ijambo ry'Imana. Dawudi nawe yari afite ibigeragezo byinshi, harimo no guhigwa na Sawuli. Sawuli yari afite igihugu, yari afite ingabo, yari afite imbunda, yari afite intwaro, yari afite buri kintu cyose. Ariko bakamubwira bati Dawudi ugiye gupfa. Agasubiza ati siko bizaba, ntabwo nzapfa. Hari naho yavuze ngo sinzapfa nzarama, kugira ngo ntekereze abantu imirimo Uwiteka yankoreye. Iyo umuntu yizera rero asubizanya ijambo ry'ibyiringiro. Iyo umuntu yashizemo ibyiringiro avuga ati ibintu birakomeye, biriya bintu ngiye kubivamo, biriya bintu wabireka. Tekereza uri umuntu, uri umukristo, buri kintu cyose gikomeye ukireka wagera kuki? Ibikomeye byose. Ikindi bikomeye nibyo bigira umuntu ukomeye. Iyo wahisemo kurya indyo ikomeye, buriya n'umubiri biba bigaragaza ko uwo mubiri ukomeye. Iyo wahisemo kurya indyo zoroshye n'ubundi umubiri uzoroha. Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana ni ibyo kurya, ni umutsima utunga ubuzima. Iyo wariye ijambo urakomera. Hahirwa biringira, hahirwa bizeye, ibyo babwiwe n'Imana bizasohora. Nagira ngo rero mbakomeze bakristo aho muherereye hose, mbatere ishyaka n'umwete byo gukumbura ijambo ry'Imana. Siko bizaba kubagutegereza. Iyo umuntu ategereje Imana igihe kiragera Imana ikamusubiza. Iyo umuntu ategereje Imana igihe kiragera Imana ikamukorera ibikomeye. Ariko iyo avuye mu isezerano, hari abantu benshi bava mu masezerano kubera ko yategereje igihe kiragiye, abonye imyaka, tegereje iki, ategereje iki, Imana yambwiye iki, Imana yambwiye iki, bamanuriye iki, bambwiye iki, ko kitaba, ndagitegereje, none hongeye kubivamo. Nagira ngo mbasubizemo imbaraga mbabwira ngo siko bizaba. Siko bizaba kubategereje Imana, ahubwo abava mu isezerano ari nta mpamvu. Iryo jambo rirakomeye. Siko bizaba mu bagutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Iryo jambo rirumvikanye cyane, riranasobanutse. Ijambo ry'Imana riravuze ngo siko bizaba. Siko bizaba indwara uzayikira. Siko bizaba, ntago bizahora gutyo. Hari igihe kizagera ibintu bibi ubigerageza ukabicamo. Hari igihe kizagera Imana ikagusubiza. Hari igihe kizagera Imana ikakumva. Hari igihe kizagera Imana ikagukora ibikomeye. Siko bizaba. Ntabwo bizaba bityo buri gihe. Ntuzahora mu ndwara buri gihe, ntuzahora mu bukene buri gihe, ntuzahora mu bigeragezo buri gihe. Igihe kiragera umuntu akava mu bigeragezo agatsinda. Iyo ukomeje kuba mu isezerano ry'Imana, Imana si umuntu ngo ibeshye, niko Bibiliya ivuga.
si n'umwana w'umuntu ngo yicuze, ibyo yavuze no kubikora izabikora. Nagira ngo rero mbatera umwete n'ishyaka byo kongera gukumbura ijambo ry'Imana. Abantu bari mu ngo baravuga ubu nzongera kujye, ibi bintu bimeze gute, birakomeye, no gusenga wabivaho, ubu si ibi bintu ntabwo mbizi, amafaranga aravahe. Birashoboka kubizera. Bibiliya iravuga ngo byose bishobokera uwizera. Hahirwa uwizera ijambo. Utizera ntibishoboka ko ayinezeza, ariko uwizera Imana niwe muntu ukwiriye kuba avuga ati siko bizaba, kubera ko arizeye. Uwo yizeye aramuzi, yizeye imbaraga ze. Imbaraga z'Imana arazizi, ubushobozi bw'Imana arabuzi, gukora kw'Imana arakuzi. Siko bizaba, iryo ni ijambo rikomeye. Dawudi yasubizaga amajwi amubwira ngo n'ay'abantu, amubwira ngo ibi n'ibi bizakubaho. Dawudi bazakwica. Dawudi uri umwana w'umukene. Dawudi uri umwana nta ngabo ugira. Dawudi nta gihugu ugira. Dawudi nta bwami ufite. Dawudi nta ntwaro ufite. Ariko wibuka ko hari naho yateye intare n'idubu, afite inkoni aragiye. Ni gute wakwica idubu? Ni gute wakwica intare ukoresheje inkoni? Izo ni imbaraga z'Imana. Nta muntu wabikora ku bwenge bwe, nta n'umuntu wabikora ku mbaraga ze. Nta n'ubushobozi bwa muntu bwakwica intare hatabaye imbaraga z'Imana. Ariko aravuga ngo siko bizaba. Abantu arabasubiza ngo siko bizaba. Siko. Babwira ibi nibi bizakubaho. Siko. Nawe ukwiriye kububwira amajwi akubwira ngo ibi nibi bizakubaho. Siko bizaba. Ntukanatume n'umuntu agenda utamushubije ijambo ry'ibyiringiro. Umubwira uti ibi nibi aka kazi ntuzakabona, washatse akazi imyaka 5 ubu se wabivuyeho. Siko bizaba. Hari igihe Imana yumvikana gusubiza. Nagira ngo rero mbasubizemo imbaraga abantu bari mu mago batagifite amahirwe yo kujya mu nsengero, ushobora no gusenga, ushobora no kwizera uri mu rugo. Imana ibera hose icyarimwe. Imana ikora ibitangaza. Abayuda basengeye mu rugo ku gihe cya Moridekayi, buri umuntu asengera mu rugo. Umwanzi yabahagurukiye witwa Hamani, ariko Imana irabasubiza, irabatabara. Bafata amasengesho y'iminsi 3 buri muntu wese, na Esther asengera aho yarari, n'abandi basengera aho bari. Nagira ngo mbasubizemo imbaraga muri iki gihe, umuntu wese ahari asenge. Imana ibera hose icyarimwe. Mu magwira hari, ahurira hari. Daniel we yari mu rwobo rw'intare. Ni gute Imana ishobora kumva umuntu uri mu rwobo rw'intare? Ese wavuga ngo Yona wasengeye mu nda? Yona yarari mu nda y'urufi, urufi narwo ruri mu mazi ku mucanga hasi. Ariko yaravuze ngo natakiye Uwiteka yumva ijwi ryanjye. Imagine, ni gute Imana Yona ari mu nda y'urufi, urufi narwo ruri mu nyanja, ruramanutse ku mucanga, ntashobora kuvuga, ariko yasengeye mu nda y'urufi. Urufi ruri ku mucanga hasi ku butaka. Tekereza aho hantu, ari mu nda y'urufi, urufi narwo ruri mu nyanja, ari ku mucanga hasi ku mazi. Yona aravuga ngo nasengeye mu nda. Tekereza aho hantu Imana yukumva. Kuba Imana yumva aho hantu, ikumva aho hantu umuntu ari, ikumva Daniel ari mu rwobo rw'intare. Aho hantu ubu umuntu ageze ariko agasenga, Imana ikamwumva. Intare 7 zose zimaze iminsi 7 zitarya, ni gute zishobora gutinya kurya Daniel? Imagine, icyo kintu wacyumva gute? Zishonje, ziri mu rwobo, zimaze iminsi 7 zitarya, bamutayemo ngo zimuriye, bamutaye mu muriro. Aho hantu wavuga ngo n'imbaraga kiza muntu, ni umwami wamutayemo. Umwami afite ububasha bwo kwica no gukiza. Nagira ngo rero ngane ku musozo kubw'iryo jambo mbahaye ry'uyu mugoroba, mbabwira ngo siko bizaba. Ugomba gusubiza ikintu cyose ufite kwizera no kwiringira ngo siko bizaba. Mu bagutegereza ntawe uzakorwa n'isoni, nta mukiranutsi ukorwa n'isoni. Nagira ngo nsoze nsenga nshimira Imana. Mana nziza, turagushimiye kubw'iri jambo. Nagira ngo saba umwuka wawe wera afashe umuntu wese wumvira ijambo, kandi ukingura umutima we ushobore kuvugana nawe birenze iri jambo tuvuze. Baho umugisha kandi ubagirire neza, icyubahiro cyawe kibabeho, ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen.